Tubahaye ikaze abadukurikiye muri studio zacu za Mani TV, tunabashimira cyane kudukurikira buri munsi mu biganiro byacu. Ubushize twaganiriye ku mateka y'abantu bo muri Bibiliya, twaganiriye amateka ya Aburahamu n'amateka ya Mose. Uyu munsi rero dukurikije ibibazo abantu bagiye batubaza, abantu benshi bagiye batubaza ku kintu kijyanye n'agatuti cyangwa podiyumu. Ni ibiki bikwiye kuhavugirwa, ni ibiki bidakwiye kuhavugirwa. Ni ukuvuga ngo topike yacu y'uyu munsi iribanda ku gatuti. Turavuga agatuti icyo ari cyo, ibikwiye kuhavugirwa ni ibiki, ibidakwiye kuhavugirwa cyangwa kuhakorerwa ni ibihe. Kuko iki ni ikibazo giteje ibibazo cyane muri iyi minsi, aho muri mu kubibona ku mbuga nkoranyambaga, bakunda kugarura ibintu byavugiwe kuri podiyumu cyangwa byahakorewe. Niyo mpamvu rero uyu munsi twabateguriye iki kiganiro. Turashaka kubabwira agatuti icyo ari cyo, n'ibikwiye kuhakorerwa, ndetse tuze kuvuga n'ibintu bidakwiriye kuhakorerwa. Rero twongeye kubaha ikaze abadukurikira buri munsi, aho muri mwese, abadukurikira bari muri Afurika, abadukurikira ku mugabane w'Uburaya, muri Amerika ndetse na za Australia. Hanyuma rero agatuti mu mvugo wenda y'igiswahili bakita mazabau. Mazabau rero niko gatuti muri iki gihe, niko kitwa. Hanyuma aha hantu duhereye mu isezerano rya kera hakundaga gukoreshwa nk'umwanya n'ahantu h'icyubahiro, hubahwaga cyane, hagatinywa, ku buryo ndetse atari buri muntu wese watinyukaga kuhagera. Ubwo isezerano rya kera hageraga abatambyi bonyine, nibo bagiraga uburenganzira bwo kuja kuri mazabau cyangwa se kuja hariya ku gatuti nk'uko tubyita muri iki gihe, cyangwa kuri podiyumu mu zindi mvugo z'amahanga. Ariko muri iki gihe rero umuntu wese ashobora kuhagera. Umuntu wayoboye amateraniro, ugiye kubwiriza, ugiye kuririmba, muri iki gihe cy'isezerano risha, umuntu wese afite uburenganzira bwo kuhagera. Ariko nanone kuhagera ntibivuze ko buri muntu wese yahakorera ibyo ashaka cyangwa yifuza. Hanyuma rero turavuga ibintu bitanu byonyine gusa bikwiriye gukorerwa ku gatuti. Ikintu cya mbere ni ahantu hakwiriye kuvugirwa ijambo ry'Imana. Umuntu akwiye kuja ku gatuti akavuga ijambo ry'Imana, kwigisha, kubwiriza, guhugura. Uwo ni umurimo umwe mu mirimo ikwiriye gukorerwa hariya hantu kuri podiyumu. Ni igihe umuntu agiye kubwiriza, igihe umuntu agiye kwigisha, igihe umuntu agiye guhugura cyangwa gutanga inama zitandukanye mu rusengero. Ikintu cya kabiri gikorerwa ku gatuti ni ubuhamya. Ubuhamya rero bw'iby'Imana yakoze, nabwo burakwiriye ko butangirwa hariya ku gatuti. Umuntu akavuga imirimo y'Imana itangaje, iby'Imana yamukoreye, waba warakize indwara, yaba yarakurinze impanuka n'ibindi bintu bitandukanye, ariko byerekeye ubuhamya. Ubuhamya nanone rero nabwo bukwiriye kuvugirwa hariya hantu kuri mazabau, hanyuma abari imbere yawe mu materaniro bakabukurikira, kuko hari icyo bakuramo. Icyo ni ikintu cya kabiri gikorerwa ku gatuti. Ikintu cya gatatu ni amashimwe. Umuntu afite uburenganzira bwo kuja gushima Imana, akaja hariya kuri mazabau akavuga iby'Imana yamukoreye, agatambutsa ishimwe. Ariko aya mashimwe nayo akaba ari amashimwe asobanutse, akwiriye kuvugirwa nanone mu ruhame, kuko hariya ni ahantu umuntu aba ahagaze imbere y'abantu, akwiriye kuba yateguye ibyo avuga. N'aya mashimwe akwiriye kuba ateguye ku buryo umuntu ashima ibyo avuze bikaba bidashobora kubangamira rubanda ruri mu materaniro, kuko igihe cyose umuntu ari imbere y'abantu benshi, nanone akwiriye kugenzura ibyo avuga.
amashimwe rero nayo arakenewe gukorerwa hariya, kuvugirwa ku gatuti. Cyo ni ikintu cya gatatu gikwiriye kuvugirwa hariya hantu cyangwa kuhakorerwa. Hanyuma ikintu cya kane ni ugusenga. Gusenga umuntu akwiye kuja hari imbere agiye gusenga, nubwo n'ahandi hose dusenga. Iyo umuntu ari mu rugo arasenga, iyo uri mu muhanda urasenga, mu materaniro hariya mu rusengero urasenga, ariko hari n'igihe biba ngombwa ko babwira umuntu ngo naje hariya imbere ayobora abandi mu isengesho. Icyo gihe rero uyu muntu yemerewe kuja ku gatuti akayobora abandi mu isengesho, ndetse akabikora abandi batuje, we asenga ku ijwi rirerire nk'umuntu uyoboye abandi muri icyo gikorwa. Iki nacyo rero ni ikintu cyiza kandi cy'ingenzi gikwiriye gukorerwa hariya ku gatuti. Icya gatanu ni indirimbo. Indirimbo uhereye mu isezerano rya kera dusanga abantu bararirimbaga, cyane cyane biza kugaragara mu bitabo by'ingoma igihe cya Dawidi, kuko Dawidi yari yarashizeho amatsinda y'abaririmbyi. Abantu baririmbiye Imana uhereye kera, birakomeza no mu isezerano risha, nubwo bitagiye bikorwa cyane nko mu gihe cy'intumwa. Ntabwo bagenzaga kuririmba cyane, bagiye bakoresha cyane umwanya munini wo kuganira ku byanditswe byera. Indirimbo zabaga ari nke mu itorero rya mbere, ariko muri iki gihe rero indirimbo zifashe umwanya munini kandi w'ingenzi, nubwo atari zo twavuga ko ari priorite mu materaniro, ariko nazo zirakenewe. Ibi nabyo nanone bikwiriye ni umurimo ukwiriye gukorerwa hariya kuri mazabaho, gutambutsa abaririmbyi bakaja imbere y'abantu bakaririmba. Bashobora kuririmba bitonze, bashobora kuririmba bihuse, bashobora gutambira Imana cyangwa kubyinira Imana, uko tubyita wenda mu yindi mvugo. Ibi nabyo bikwiriye gukorerwa hariya. Muri icyo gihe nanone ibi bikorerwa hariya, umuntu ashobora guhaguruka nanone agiye gushima Imana akajana ituro hariya ku gatuti, kuko kenshi niho amatorero menshi ashira ibiseke hariya, abantu bakajyayo bakaja gutura amaturo. Gutura amaturo nacyo ni ikindi gikorwa kidafite icyo kibangamiye mu materaniro kandi cyiza cyo kuramya Imana. Kuko ibi byose mvuze rero bikubiye mu kintu kimwe. Ibi byose byitwa kuramya Imana. Abantu baramya mu gihe baririmba, abantu baramya mu gihe basenga, abantu baramya mu gihe bavuga ijambo ry'Imana, abantu kandi baramya mu gihe batanga amashimwe n'ubuhamya, abantu bakaramya kandi mu gihe batanga amaturo. Ibi ni byo bintu rero bikwiriye gukorerwa ku gatuti, kuko topike yacu y'uyu munsi ari ukuvuga ku gatuti. Ni ikintu kiri mu kugenda kigaruka cyane kuri social media, aho abantu bagenda berekana ibintu byavugiwe ku gatuti, byahakorewe, abantu babinenga. Birakwiriye rero ko twerekana ni ibiki bikwiye gukorwa, nanone ni ibiki bidakwiriye gukorwa. Iyo niyo ntambwe ya kabiri. Tugiye kurebera hamwe ibintu bikeya bidakwiriye gukorerwa cyangwa kuvugirwa hariya ku gatuti. Ku gatuti rero si ahantu ho gukinira, si ahantu abantu baja gukinira nka kuriya abantu baja muri za stade cyangwa ahantu abantu bakinira umupira. Hariya ni ahantu h'icubahiro, nta muntu ukwiriye kuja kuhakorera ibintu by'imikino. Ikindi nanone si ahantu abantu bakwiye kubyina uko bashaka. Mu materaniro kubyina kuremewe, ariko kubyina gufite umurongo, gufite n'urugero. Kuko Bibiliya iravuga ngo kuri buri kintu cyose tuze twiha agaciro, kuri buri kintu cyose tuza tugira icyo bita kiasi mu Giswahili. Ni ukuvuga ngo ikintu cyose iyo gikozwe kirengeje urugero, icyo gihe iki kintu kiba gikozwe nabi. Abantu bakwiye kubyina ariko mu buryo buri ku rugero. Rero icyo twari tuvuze kitemewe kuhakorerwa ni igihe abantu bahabyinira imbyino zitari zo. Ikindi twari tuvuze ni uko abantu bakorera ibintu by'ibikino, icyo nacyo ntabwo cyemewe ku gatuti. Ikindi kitemewe ni imvugo zitari nziza. Hari imvugo sinibuka neza wenda mu rurimi rwacu ko twazita, ariko
mu kinyarwanda bazavuga ngo ni imvugo nyandagazi. Hari igihe umuntu akoresha amagambo asa n'asebya abantu cyangwa batuka cyangwa y'urukozasoni. Abantu basigaye baje hariya bakivugira ibintu bimwe bitovugwa no mu buzima busanzwe, ibintu bitovugwa mu buzima busanzwe, abantu batovugana ari babiri cyangwa batatu, ariko umuntu akaje hariya ku gatuti akabihavugira. Ibi nabyo rero ntabwo byemewe. Urwenya cyangwa mu kinyamurenge amaryogo, ntabwo amaryogo nayo yemewe ku gatuti. Abiga ibya homiletike byo ku homiletike, uburyo bwo kubwiriza, bavuga ko hari ingero umuntu yatanga zigasetsa abantu. Mu gihe utanze urugero, icyo bita illustration, icyo kintu ntabwo ari icyaha kandi si ikosa, ntabwo ari kibi. Abantu guseka mu materaniro ntabwo ari bibi, ariko kandi ntabwo umuntu akwiye kubikora ari cyo agendereye ngo aje gukora komedi ku gatuti, kuko muri mu kubibona muri iki gihe abantu bari mu kuba botumira n'umuntu ngo aze gusetsa, kandi mu materaniro y'abera abantu bateranye kubw'impamvu zo kuramya Imana no guhimbaza. Ubu hamaze kumenyekana abavugabutumwa b'abakomedi, ariko hano hanze babita abavugabutumwa, ariko dukurikije prinsipe z'ivugabutumwa ntabwo ari abavugabutumwa, ni abakomedi. Abo bakomediye rero cyangwa abantu basetsa baraza bakazanwa ku gatuti no kuvuga ibintu. Haba ibintu mu kinyarwanda bita ngo ni byenda gusetsa. Icyo kiganiro bibaho ku maradiyo ngo ni byenda gusetsa. Noneho ugasanga umuntu afashe iminota 30 yo gusetsa abantu. Mu by'ukuri icyo kintu ntacyo kiba acunguye abantu. Umuntu akwiye gusetsa abantu mu gihe ariko atanga urugero runaka cyangwa yavuze ku nkuru runaka zisekeje, kuko inkuru zisekeje muri Bibiliya zibaho. Ubushize twababwiye ko muri Bibiliya habamo ingero, habamo imigani, habamo imivugo, habamo ibintu bitandukanye. Ibyo bintu byose Bibiliya yanditse ku buryo n'ibisetsa wabibonamo, n'ibiriza abantu birimo, n'ibinezeza abantu, bizamura amarangamutima, ibyo byose biba birimo. Ariko kandi ku gatuti rero icyo twari tuvuze ni uko atari ahantu ho gukorera komedi, ku buryo umuntu ari mu kuza yatumiwe mu giterane cyangwa mu materaniro agafata iminota 30 cyangwa 20 yo gusetsa abantu bagaseka. Wababaza icyo batahanye bakavuga ko ari umuvugabutumwa uzi gusetsa abantu bagafashwa. Ariko gusetsa ntabwo byaba ari ibyo gufasha abantu. Umuntu akeneye guseka yanareba abakomediye, simbaye nibuka mu kinyamurenge wenda uko twabita, ariko ni abantu bazi gusetsa. Iyo mureba nk'amafilime ya ba Kanyombya, amafilime ya ba Kanyamukwege n'abandi, barahari bazi gusetsa, kandi ku buryo umuntu wese niyo yaba yarakaye bamusetsa akongera akamererwa neza, kuko mu buryo bwa psychologie ni byiza ko umuntu agirana igihe cyo kureba ibisekeje no kubyumva no kubibona, kugira ngo amererwe neza. Kuko mu buzima abantu bakeneye guseka, ariko kandi mu materaniro abantu bakeneye kumva, abantu bakeneye gusobanukirwa, abantu bakeneye kumenya kuruta guseka. Hanyuma rero icyo nicyo kiganiro twabateguriye uyu munsi, ni ukugira ngo twibutse abantu kandi twongere dusaba abantu nka rekomandasiyo yacu ko abantu bubaha agatuti. Abantu bubaha agatuti, nta ngero natanze ngo tuvuge ngo ibiri mu kuvugwa mugende muje ku mbuga nkoranyambaga murareba ibintu byakozwe muri iki cyumweru gihise. Buri cyumweru ngira ngo basigaye bateranya utuntu twose dusekeje twavuzwe, kandi utwo tuntu twose twavugiwe hehe? Twavugiwe ku gatuti. Rero rekomandasiyo dutanga dusaba abavugabutumwa, dusaba abaririmbyi, dusaba abapasitori, cyane cyane ko ari bo bafite uburenganzira ku gatuti, baje baha abantu agatuti ari uko bazi neza ko ibintu agiye kuvuga
bishobora kubaka abantu. Iyo abantu bavuye mu ngo zabo bakaza guterana amateraniro yera, baba bakeneye kunguka, baba bakeneye gufashwa, haba mu buryo bw'umwuka ndetse no mu buzima busanzwe. Mu materaniro abantu bahigira ibintu byinshi byabafasha. Rero agatuti kubahwe, agatuti kavugirweho ibintu bikwiriye, agatuti gakorerweho ibintu bikwiriye. Abashumba rero mushumbye amatorero, rekomandasiyo dutanga n'icyifuzo ni uko mwirinda cyane guha buri muntu wese uburenganzira bwo kuja ku gatuti mu gihe mutazi neza icyo ashobora kuhavugira. Kandi nanone aramutse abikoze ayo makosa, nimuyakosore kuko abashumba bafite uburenganzira bwo kuretira ijambo umuntu yavuze, niba iryo jambo atari ryo bakamukosora. Ngira ngo kubazi ibikorerwa mu itorero gatolika tagatifu, kuri hariya ku gatuti haja gusa umwongozi cyangwa padiri. Padiri niwe usoma misa, padiri niwe uyobora, cyangwa undi muntu ubishinzwe nk'uwo bita muri Kongo babita ba mwongozi, ni nka mwarimu w'ahantu runaka w'ikanisa. Abo bantu rero nibo bonyine bajya hariya, naho abandi bakristo bose baraterana bagasenga, bakumva ijambo ry'Imana, bakaririmba, naho birangirira. Niba ari amashimwe wenda bakayakora mu maserire cyangwa mu matsinda y'abantu, ariko agatuti kubahwe, agatuti gahabwa agaciro, agatuti kavugirweho ibikwiye kuvugwa, gakorerweho ibikwiye kuhakorerwa. Iyo niyo rekomandasiyo dutanze y'uyu munsi. Hanyuma rero dushimira abantu mudukurikira kuri Amani TV. Nanone tubasaba gukora subscribe, tubasaba kandi no gukora share, tukabisangiza abandi bantu bari hirya no hino bakeneye ibi biganiro. Murakoze, mugire umunsi mwiza.